ibiganiro bihari wenda bihagaze gute nubwo wenda ariko ntitubivuga ariko no barambajije bati twebwe twarakubonye tubona ari we mu ndirimbyi uririmbi ururimi rwacu rw'igiswahili kandi dukeneye ko Wasafi yakwaguka ikagira n'abaririmbyi izaji ishyiramo bavuye mu bindi bihugu atari abatanzania gusa ariko twe twararebye none tubona ufite umwihariko ushobora kuririmba icyongereza neza ufana kuririmba igiswahili neza uri tayari twe twakorana barangira barambwira ngo mudusinya n'imyaka 5 nanjye hari ibyo nabasabye The Zoom TV 24. Twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye abadukurikiye muri leta zunze ubumwe za Amerika abandi ku mugabane w'i Burayi muri Afrika by'umwihariko ariko di hano mu Rwanda birumvikana niho iwacu ni iwacu twe turi abanyarwanda kandi turi abanyafrika by'umwihariko turi ku isi Imana yadutije ntago ndi bubatindire. My name is Didas nkuko mubibona imbere yanjye ndi kumwe na super manager meze neza cyane. Yes, meze neza Dida. Ati Sheila na kolena nichanganya Sheila nimechizi mimi msela umenitoa kwenye ukapela umenipenda mimi bila hela ako wabonye indi hit nakoze muri iminsi nayo iri yitwa ngo nuru wanjye y'ikinyarwanda ariko abantu besha rukuno batayajye bayita nkuko yitwa bayita ngo ndagukunda kurusha amafaranga ariko ntabwo ariko yitwa uru wanjye uretse ko abantu nyine batazi izina rye barambwira ngo yandirimba yo niyo dushaka yitwa ngo ndagukunda kurusha amafaranga ndagukunda kurusha amafaranga ndagukunda kandi sibanga ndagukunda mwari w'i Rwanda ndagukunda kurusha amafaranga ndagukunda kandi sibanga ndagukunda mwari w'i Rwanda nukazajye wumva bamagambo bazakubwira ko ndi gisambo cyangwa ndinda yacagadambo bakunyangisha umbone nk'umurambo ndagusabye irinda amagambo urukundo rwacu rube cyambo tuzasazane nk'amambo jambo erega ndakora amagambo izina ryanjye ryampaye ijambo mu mupira umuziki n'imitambo ndagukunda kurusha ikintu twenda kukubaza tuhite twihuta cyane tujye muri muhita ngo ni muri Bongo Flava muri Tanzania ikiri kuvugwayo cyane ni kimwe nuko witwa Harmonize yarangije kuva mu itsinda rya Wasafi cyangwa se abahanzi mu byita ngo ni label yavuyeyo hari amakuru ari kuvugwa ko ngo Wasafi shaka umunyarwanda ari wowe ngo ndetse muri no mu biganiro yuko ushaka kumvikana cyangwa se Wasafi mwakumvikana akaba ari we ujya gusimbura Diamond usimbura Harmonize ibyo bintu wenda turajya mu manzu tubwiye kuri ayo makuru. Ibyo bintu nasabaga yuko twabireka tukajya ku kindi kiganiro kubera ko bazabimenya abanyarwanda ibiganiro koko birahari ariko ntago twavuga ikintu kitari cyagira kuki ku mwanzuro ibiganiro bihari wenda bihagaze gute nubwo wenda ariko ntitubivuga ariko no barambajije bati twebwe twarakubonye tubona ari we mu ndirimbyi uririmbi ururimi rwacu rw'igiswahili kandi dukeneye ko Wasafi yakwaguka ikagira n'abaririmbyi izaji ishyiramo bavuye mu bindi bihugu atari abatanzania gusa ariko twe twararebye none tubona ufite umwihariko ushobora kuririmba icyongereza neza ufana kuririmba igiswahili neza uri tayari twe twakorana barangira barambwira ngo mudusinya n'imyaka 5 nanjye hari ibyo nabasabye mbese haracyarimo kutumvikana mu buryo bw'imikoranire ariko iyo request birahari ariko nibicamo abanyarwanda cyangwa se n'abantu bazabyumva n'abafana b'umuziki. Okay, hagati wenda wabigusabye ninde ni Diamond mwenyewe cyangwa ni management? Oya ntabwo ari Diamond namubeshyeye ni uriya Babutare na Kusaga nawe yigeze kubimbwiraho na Saidi Fera. Okay. Ni iriya nyine management ikora biriya bintu bya Wasafi management ya Diamond nyine. Nibo bambwiye bati uko tayari tukuweke miongoni mwa wasanii kwa sababu Harmonize ameshatoka kwenye lebo wewe kama uko tayari tuambie sisi tufanye kazi wote ndababwira sasa ndi tayari ariko kuri izi conditions izi barambwira ngo twebwe ngo umuhanzi wese dufashe tugomba gusinya imyaka 5 imyaka 5 so nanjye urumva imyaka 5 ubwo niyo mpamvu rero ntago twari twagira kuri final agreement. Imyaka 5 wewe wumva yaba ari ntago wayiresista cyangwa wewe nubwo wenda ndashaka kutubwira imyaka 5 nzaba nakabaye nanjye nshobora kuba Imana imfashije nkuko n'ubundi irimo kumfasha indi inyuma indi n'imbere hose n'inyoboye
nanjye nakabaye nshobora kuba mfite nk'abasafiriya yanjye rebo n'ibindi binarenze biriya kuko ese biri ibyo bakora byananira nibi si ubwenge babikoresheje ikindi si ugushaka abahanzi bashoboye ikindi si power promo ni power promo bariya bakora power promo ni management iri organized barangiza bagakora power promo byo nanjye nabikora mu myaka 5 ya wenda nanabikwereka hari n'abandi barimo kumbwira ngo tuzakorane ba management za Uganda aho ngabanyandikira narababwiye niba nshaka bazaze bansange mu Rwanda kuko indirimbo yanjye ngukunda guca kuri sinanayibona numva mpamagara kuri izo televiziyo za Uganda. Hanyuma kuba wajya gusimbura Harmonize umva ari ibintu byakorohera kujyamo ugakomveka Tanzania n'abantu bafite umuziki utembeye cyane kurenza u Rwanda gusimbura Harmonize nta mvune ubyumvamo cyangwa se ikintu cyo kuita utumbagira ukajya mu rwego hejuru rurenze nubwo nta wabyanga ariko bumva iyo competence uyifite. Mu Giswahili hari umugani baca ngo hawavumira kini wamo ngo hari abatavugwa ariko bashoboye hawavumira kini wamo hari abatavugwa hari abatazwi ariko bashoboye. Ujye ukurikirana filime cyane wari wabona filime z'aba Vietnam n'abanyamerika abanyamerika buryo bahora batsinda Vietnam cyane rwose wajya kubona yuko ndaguha urugero uzakurikirane filime za hari nka filime bita ngo ni sinzi kuyizi ni filime yakimwe n'umuntu bita ngo ni Commander niko bajyaga bamwita Commander Commando ariko abanyarwanda cyane ndabyibuka tukireba cyane twiga za secondary bayita ngo ni Commander atangira afite abandi wabyumvishije atangira afite abandi yubaha bamahaye komanda bayabonaga bamwigishaga ariko yagezaho muri iyo filime y'aba Vietnam muri iyo filime nkubwira wabyumvishije yageze agiye kubona barimo kurwana n'aba Vietnam niba warayikurikiranye iyo filime y'aba Vietnam n'abanyamerika komanda yageze aravuga ati murabizi ati ndabona mudatanga instructions neza z'urugamba ati ni mumpege nka kamanda mbibereke sasa jewe rugo n'urugero ngo hayi igiye hari ibyo Diamond ibyo Harmonize akora je nabikuba kuko none se je nakoresha none nazandi mizose nzi nkanakoresha none kundi side n'indi zina ry'umupira kuko n'ubu ngubu ugiye mfite abafana bose mfite abafana b'umuziki mfite n'abafana b'umupira buri muntu wese ukurikira umupira ukubona Rayon Sport na Peri zuzuza stade niko bazajya buzura baje kureba Supermanager kuko n'umwana wabo none se ko ari umwana wabo umupira w'amaguru n'ubundi wabyumvishije n'ubundi ikintu nagira nkubwire jewe naguhaye filime naguhaye urugero rw'iyo filime ya Commander niba barayibonye harantu barwanaga n'aba Vietnam agiye kubona wari umuyobozi we neza ntarimo kubikora neza itamubwira turabiza ati inzira pembeni kwanza nkwereke giye mbanze nikoreremo kuko ndabona ibintu urimo gukora bidasobanutse neza niba warakurikiranye mu mwaka wa 2022 urwo n'urundi rugero ikipe ya Brazil igihugu cya Brazil gitwaye igikombe cy'isi ubwo bita Romario niwe agomba gukina arangije azana ibintu byo kutumvikana gatoya n'uwari kocha ikipe y'igihugu ya Brazil kocha abaza umwana muto bitaga ngo ni Ronaldinho Gaucho aramaza ati Gaucho uri tayari wasimbura Ronaldinho nako wasimbura Romario uzuko yamubwiye yaramubwiye ati genda tayari birenze uko bitekereza kocha kandi yaragiye ko igikombe cy'isi barakizana byarabaye byarabaye urwo uko nangere ni komeza ahubwo uvuga gusa ngo hari factors zanjye hari ibyo nshaka byo gusinya imyaka 5 byose na je nakabije ni 2 cyangwa umwe nayo je nagusinyira imyaka 5 je nsinya imyaka 5 je Supermanager ko utekereza hari impamvu Wasafi yagutekereje nitekereze ba The Ben nitekereze ba Medi nitekereze ba King James abahanzi umuntu avubona ko bagaragara cyane hano mu Rwanda ariko ikaba yarahisemo wowe mpamvu je mfite side nafashe umupira mfata na side y'umuziki kandi urabona jewe muziki ninjiyemo neza ndabikora neza kandi mu mupira Imana iramfasha ndameneginza abakinyi banjye n'abastari so abantu bose bo kuri both sides bajya baza so kandi bamaze kubona yuko bambonye mu gihe gitoya kandi barabona indimbo zanjye zirimo ziraca ku macano mpuzamahanga so that's why bantekereje niza bane zicaho Asenderi nawe ajya avuga ko ari indimbo ze zicaho ni abari mwezi naho bigeze gucisha indirimbo nabyo bibi inkuru ntago mvuga yuko zidacaho zizanakomeza gucaho ariko je bibuka ko mfite kandi kantu giye kandi kumwihariko kuko n'abantu ba football kumva ngo super football manager arakora show nabo baraza so bari abatagetinga business bavuga reka dufata abantu kuri uruhande dufata nabo kuri uruhande bose tubazane
ariko mu by'ukuri nkongeraho n'ikindi kintu cy'uko ururimi rwabo nduzi neza. Ibuka ko kiriya gihugu cya Tanzania ni igihugu navukiyemo, ngikuriramo, nkibamo, nkigamo university, nkikoramo, buri imipaka ya kiriya gihugu yose ndayizi. Umbwiye uti Tanzania aho ihana imbibi na Zambia, ndahakubwira inti tugende tujye Mbeya. Ukambwira uti Tanzania ihana imbibi na Mozambique, nkakubwira inti tugende tujye Mutwara. Ihana imbibi na Kenya, ihana imbibi na Kongo, ihana imbibi na Malawi, ihana imbibi na Burundi. Hose mba mazi ko ni igihugu nabayemo ndakizi cyose. Na ijyo ayire inci. Ko iyo bambona babambonamo muri target yuko naba mbaye nkabo, naba mbaye affiliated nkabo neza. Bakavuga uyu nguyu nubundi yabari nkatwe nkaho noneho bakajya bakoresha ati bavuga bati dore twafashe nundi muntu wasafu buturimo turafata n'abandi bantu bavuye hanze. Bakavuga bati dore twazanye n'umunyarwanda, ariko on the another side je nubundi mbameze nkabo kuko nubundi style zabo na life style yabo ndabaza ababongo zisibona kuriye munsi bona bayemo. Hanyuma utekereza ari impamvu ituma abanyarwanda kugeza ubu indirimbo za Tanzania yisohotse twe abanyarwanda tuyidownloadinga mbere tukakina ku ma TVs, ariko izi nyarwanda ntizikinwa muri Tanzania ndetse n'abahanzi bo muri Tanzania cyangwa mu bindi bihugu byateye imbere mu muziki bari less interested mu muziki wo mu Rwanda kubera iki? Cyambere ni ikintu kimwe, babona bari abakoze bongo flavor bakora injyana yabo, Imana yabafashira fata. Tanzania na Nigeria nizo zihanganye muri Afrika. Bareba noneho iki biya kugira ngo umuntu ahitinge n'ibintu byinshi cyane muri Afrika. Bareba umuririmbyi arimo araririmba, 1 ava mu gihugu gifite abantu bangana iki, 2 ese n'abantu bari bumva ibintu aririmba n'abantu bangana iki, ese 3 ese uwo muntu tuvuge nko mu Rwanda kugira ngo umuririmbyi w'umunyarwanda tuvuge nka Meddy, buriya nk'indirimbo za Meddy uzibonye ku macano mpuzamahanga ruzarebe cyane bakunze kuririmba indirimbo ze zikunda kugaragara ku macano mpuzamahanga, zibari indirimbo yaririmbye cyane mu Cyongereza, bakareba aho ari bakumva nuko abantu bumva ibyo bintu tuvuge niba aririmbye mu Cyongereza mu Nigeria arabyumva. Buriya ntazagira umuntu ukubeshya umuziki yego ni injyana ariko n'ururimi rurakora rurafasha, ntazagira ukubeshya burya n'ururimi none Chameleone impamvu none ahanga ari umuririmbyi uhoraho umustar utazavaho i Bugande no kubera iki? None se Bobi Wine hari umuzi? Bobi Wine azwi Bugande gusa? Ndakubwiza ukuri Bobi Wine azwi Bugande gusa? Wabyumvishije? None se ndaguha urugero, ushobora gukubita indirimbo mu rurimi rwanyu gafata, ariko si gake nako si kenshi bibaho mu gihe gito. Warabibonye bigeze kuba kuri Eddy Kenzo yakubise City Rose, ariko bibaye kangahe ku baririmbyi nk'abariya bakoresha ururimi rwa roko ni kangahe? Bishobora guhapeninga nka rimwe nko mu myaka nk'itatu. Sasa nicyo kintu nakubwiraga, bariya bareba igihugu bakavuga uyu mutipe wenda arava mu Rwanda, ariko se aririmba mu ruhe rurimi? Okay, niba aririmba mu Giswahili ubu no kuvuga ngo East Africa yose iramwumva. East Africa Uganda harimo abantu bagera miliyoni 30, Tanzania harimo abantu bagera miliyoni 55, u Rwanda rufite abantu bagera kuri miliyoni 13, u Burundi bufite abantu bagera bo bakagenda bakora iyo mibare bakavuga uyu muntu arumvwa hose. Niyo mpamvu rero nakubwiye iyi ndirimbo bagiye noneho bakareba uko wanditse nanone bakajya noneho mu kwindirimba ikoze sasa, bakavuga iyi ndirimbo ikoze gute. Ese iyi ndirimbo nta njyana umuntu yiganye, ariko uzareba abantu benshi babavandimwe banjye b'abanyarwanda benshi usanga bagenda bakopera ibintu bya Nigeria, ibintu bya cyane cyane ubu ngubu baharaye gukopera njyana za Nigeria, so which cannot take them to the next level. Hanyuma utekereza iki ko kuba nyine abo bahanzi bo muri aka karere turimo baturusha n'umuziki? Ese nuko baririmba bazi kuririmba kuturenza, nuko babikora mu buryo bwa business? Ntekereza ko ejo bundi Diamond aheruka hano mu Rwanda ni umuntu wagaragaje ko ubuzima bwe buri mu muziki, ariko wenda sinzi ni urugero ngiye gutanga, super manager ashobora kugira amahirwe agutumira mu gitaramo wabona izo miliyoni 10, ejo bundi ugasanga kukubona mu muziki bikongera kugorana, ugasanga wenda wabaye umumotari, ni urugero wenda ntanze, ugasanga umuziki nta ukora nk'ikintu kizamutunga, ahubwo arawukora nka hit gusa kugira abone hit, ariko atari ikintu kimutunze. Ntekereza ko wenda bitandukanye n'abandi aho umuntu yagiye abona, niko mbibona ngiye ku giti cyanjye, sinzi we ukuntu ubona bitandukanye. Abantu b'Abanyarwanda abahanzi bacu dufite bakora umuziki nk'ikintu cyabatunga, nk'ikintu cya business cyangwa no kwiyamiza. Kankubwire, urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza, ni ikibazo cy'ubwenge, ariko nagira ngo nkubwire ko jewe ntabwo nkora umuziki cyane kugira ngo mbone amafaranga. Oya,
amafaranga naza mu muziki sinzayanga kuko nubundi turiho ku isi kugira ngo dushakishe imibereho kandi imibereho no gushaka amafaranga kuko nubundi mfite akazi kanje nkora ku mupira izo miliyoni 10 karazimpa hakubira nkora umuziki cyane cyane kubera impamvu eshatu impamvu ya mbere nuko mfite tara ntashobora kwemera ko impfiramo ko Imana iguhaye tara talent ukayipfusha ubusa burya n'Imana irababara iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri nuko nkora umuziki ngamije kugira ngo nkore umuziki ku rwego mpuzamahanga nanjye igihugu cyanjye nshobore nanjye kugikira presenting nanjye nzajye mvange muri Nigeria nzana ibihumbi 10 by'idolari nkuko Diamond Tekino azahangaha bakamubwira bati ngwino uze kuririmba mu Rwanda performing akaza agatwara ibihumbi 10-15 just mu masaha 3 nanjye ngenda ansahura igihugu cy'abandi nkuko nabo baza bagasahura icyacu gabura nuko busahu iriya ni mu bundi buryo ni impoverishment ni ugusahura ni impoverishment ariko mu buryo buri indirect wabyumvishije ubwo aho wenda tukiri kuri icyo ariko ntago twabyanga kubera yuko umuntu akurusha ibintu nyina kurira ibyawo nese umuntu akurusha ubwenge ahubwo ati wowe ntuzi kabiri guteranya na kabiri ko ari kane kandi kugira ngo ubimenye ni ngombwa amafaranga kuretanga nyine kugira ngo basubmissive uca bugufi ukatanga nyine kugira ngo ugere ku byo ushaka ubikomojeho mu Rwanda kenshi yabaye ama event akomeye dukunda kubona bazanye abahanzi mpuzamahanga kandi ngo babahana ugafaranga gatubutse wenda ntago umenye imibare neza ariko uko bisa kose ntiwakura Diamond muri Tanzania uretse ntaravuga icya gatatu gituma nkora music kuko navuze bibiri navuze icya mbere impano mvuga icya kabiri ku presenting igihugu cyanjye icya gatatu buriya mpamvu nkora music ntabwo ari ubusho nabikubwiye nakubwiye impamvu ya gatatu niza ku mafaranga impamvu ya gatatu na amafaranga ariko impamvu ya mbere ni impano yanjye burya ntuzemere ko impano igupfiramo kuko ngo hari abana benshi bapfiriwemo n'impano yakabaye wenda ari n'umukinnyi nawe nk'aba Cristiano Ronaldo ariko gusanga yarabuze umuboosting umufasha niyo mpamvu giye witeka Imana nimfasha kanzamura hanjye nzazamura abandi nkuko mbazamura mu mupira no mu muziki nzabazamura ndabikubwiza ukuri kandi mbivuze Imana inyumva kandi ibyo bintu nzabiharanira nigira kwingenza nkazamuka nkuko ubona buriya nka Diamond buriya afite ikintu akora ku Mana nibafasha abana nk'abari abamboso ba Harmonize bose akaba yarabazamuye buriya no ku Mana ni sawa none hanga nka kamiliyoni niba yarazamuye bari barumuna bakazamura n'abandi muri Rio Island ni ibintu Imana ikunda kuko buriya n'abanyarwanda bajya bavuga ngo ntukishimire yuko wambaye ukaberwa jya wishimira ko wambitse na mugenzi wa kaberwa so target yanjye ni izo eshatu 1 talent kugira ngo nyisohore 3 igihugu cyanjye kukipresentinga neza kuko giye buriya ninjya muri Nigeria bakavuga bati super cyane burya mba nishimira ko u Rwanda rugaragaye kuko giye aho nagenda nkasebera burya baramenya bakavuga bati nindi ukoze ibi bintu bakaba bati n'umunyarwanda yaho nagenda nkitwara neza baza kwicara bakavuga bati uyu ni umunyarwanda niba uyu muntu yakoze ibintu neza reka turebe ko hariyo nabandi bashobora gukora ibintu neza nk'uyu that's the way it is cyo ni ibintu biri kiriya nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda